Mane bagirire neza. Yego. Nkomeze nge niringire amaraso ya Yesu, nta wundi wo kwiringirwa keretse Yesu gusa. Tumwisunge atugenge atuyobora inzira, adufata ukuboko atujyane mu ijuru. Amen. Amen, 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 amen. Ngo komeze insira ndosubira inyuma kuko agiye kugutabara. Buriya muri mbyavuze ngo iyo urugamba rukomeye nibwo ruba rugiye kurangira. Birashoboka ko memushiki wacu na mwene data uri kudukurikira, birashoboka ko hari byinshi babishaka kuguca indege, ariko umuririmbyi yaravuze ngo komeze inzira ndosubira inyuma, Yesu aje kugutabara. Mana ntihabwe cyubahiro. Buriya iyo ibintu bikomeye, ubona ndahepfo ndaharaguru, ubona ndawukwita, ubona ndamurengeze, aho ngaho niho Imana iza ikerekana ko ari Imana, igatanga igisubizo cyacu. Ibare kuko nabaririmbye Imana izameme iki gihe, ariko ari newe ya ari ngo wana twumva yongera twumva dukuri, yongere abyutse inganzo. Yongera abyutse inganzo, turamukeneye. Tumva indirimbo zizakera zo mu misi yatambutse. Yongera abyutse inganzo, amenye ko mu Rwanda no hanze hari abantu yafashije. Turacyamukunda, yongere abyutse inganzo, turamukeneye cyane. Ya ni iby'agaciro kenshi kudukurikirana kuri Ndi Umukristo TV. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Njewe rero muramenyereye amazina yanjye nitwa Pastor Bizimungu Rabani. Ya uyu munsi twabakoreye surprise twayebakoreye no kuri hano kuri kamera za Ndi Umukristo TV. Twabazaniye umukobwa. Ya kutari guseka. Sohuza umuryango mugari badukurikiye hano kuri Ndi Umukristo TV. Ubasuhuze rwose, ubibwire kandi nanone ariko reka yo kuvuga byinshi kandi uhibereye urahibereye rwose. Burya hari igihe mutumenyera mu shusho imwe, mu buryo bumwe bw'imikorere, ariko nguko twabyemeje kujya tubagezaho ibintu byiza cyane kuri Ndi Umukristo TV. Twatangiye kujya dutumira abatumirwa batandukanye. Hari umukobwa mu minsi yashize, inshuti zacu mwaramubonye, yararemo kugerageza impano ze zo kuririmba. N'uyu rero nawe yavuze ngo nanjye ngomba gusuhuza abakristo. Sadepa ko kinyamakuru cyanyu cyangwa se channel yanyu yitwa Ndi Umukristo TV. Niba rero uri umukristo, yino channel ni yawe rwose, kandi nawe turagutumiye. Nawe wafite indirimbo, ubuhamya, ibindi byinshi bitandukanye byafasha abanyarwanda muri rusange. Nawe rero uzatwandikire, nimero ziba zihari kugira ngo nawe uzaze utambutse ijambo ry'Imana n'ikindi kintu cyose cyafasha sosiyete nyarwanda, Imana igahabwa icyubahiro. Njewe rero musanzwe munsi nguko maze kubibwira. Hano imbere yanyu murahabona umukobwa mwiza wateze rwose ng'abarokore, kandi koko numurokore. Reka abanze abibwire, abasuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Ni karibu umukobwa wacu. Murakoze. Nitwa Dusabimana Brigitte, Tsegera Irama. Ndi umurokore nkuko pastor abivuze. Yego. Nkunda Yesu, nkunda gusenga. Ariko ndishimye cyane kuba banyakiriye muri iki kiganiro. Nanjye ndishimye, ndi umuririmbyi, nkunda ijambo ry'Imana, nkunda gusenga. N'ibindi byose Yesu anshoboje nabyo ndabikora. Imana ishimwe cyane. N'ibindi byose Yesu agushoboje nabyo urabikora. Buriya iyo umuntu avuze ngo n'ibindi Imana ishoboje, nuko muri we abazi neza ko Imana ijya imushoboza ibintu byinshi. Niyo mpamvu rero mwebwe muduteze amatwi ku muryango mugari wa Ndi Umukristo, koko ni umuhanuzi kandi no kuri umwuka w'Imana ari muri we. Ikindi ni n'umuririmbyi, numuririmbyi ukora ikanzu ngibarize. Nani Brigitte, watangiye kuririmba ryari? Tangiye kuririmba ndi umwana mutoya, mfite imyaka 7. 7. Mu myaka 7 umuntu ataramenya kuvuga, we wari uzi kuririmba? Je nari nzi kuririmba. Yego. Tangiye kera. Kandi icyo nshimira Imana na n'ubu ntabwo ndabireka. Ndacyakomeje urugendo. Ya Imana ishimwe cyane, komeze kongeramo imbaraga, butware bwe ukomeze bugaragare kuri wowe. None utubwiye ko watangiye kuririmba ufite imyaka 7. Waba
wararirimbye mu korale zingahe kugeza uyu munsi umaze kuririmba mu korale zingahe? nakuriye muri korali y'abana, nyobora korali y'abana batoya. Tumaze kugera mu gihe cyo gukura njya muri korali y'abakuru, ariko n'abana sinabareka. Yego yego. Nkuma kuririmbana n'abana, ariko na korali y'abakuru nyiririmbamo kugeza n'ubu ngubu. Ndumva imbaraga zikiri muri ngezo kuririmba. Kugera n'ubu uracyaririmba kandi ubushake buracyahari rwose. Buriya bivuga ngo watangiye kuririmba muri Sunday School. Yego. Sunday School ufasha abana nga bagenzi bawe, none umaze gukura babashize muri korale nguru, ariko wowe urakomeza ubana na Sunday School kugira ngo ujye umenya imiririmbire y'abana. None muri iyi myaka ugezemo uririmbira Imana, ni hangahe waba wararirimbiye? Ese ni imitorero ryanyu ririmbamo gusa, babase bagutumira ahandi ukajya kuririmba? Bimeze gute? Ni ku mudugudu wanyu uririmbira cyangwa se bajya bagutumira ukaba wagerera n'ahandi uririmbira? Inzira z'Imana zirenga 1000, ntawamenya uko bizagenda. Gusa njya nkunda gusohokera mu biterane, nkajyana na korali. Yego yego. Tugakora sorute yo gusohoka nyine, tukajya ahantu kuririmba. Ariko Imana ntima imbaraga, njye bazajya bantumira bitewe nuko nzajya agenda nzamura gake gake. Yego yego. Yego. Okay, ni cyiza kandi buriya uwishingikirije ku Uwiteka, imigambi ye ibigomba gushyika ubundi, kuko inzira zacu, imigambi yacu ikomezwa n'Uwiteka Imana yacu. Kandi iyo Uwiteka kwishimiye nubundi aguha imbaraga mu rugo rugendo. Sawa rero mukobwa wacu Brigitte, wakoze, turuguhaye ikaze. Bivuga ngo n'abakunzi bacu uri buririmbe, bumve injyana yawe, bumva amajwi yawe, bumva uburyo uririmba. Birashoboka ko na nyuma yo kubaririmbira hari abandi bagukenera bakaba bagutumaho ukajya kuririmbira Imana, Imana igahabwa icyubahiro. Nk'uko uvuze ati twakunze gukora sorote, tugendana n'abaririmbyi, twaririmbira abantu batandukanye. Ibyo ni byiza, turabishima cyane, kandi burya ni nawo murimo w'Imana isumba byose. None ngwibarize akandi kabazo k'amatsiko. Uretse kuba muri korali, urateganya iki? Uzagomba kujya uririmbana n'abaririmbyi cyangwa se urateganya gukora izawe ndirimbo ku giti cyawe? Bimeze gute? Imana inshoboje ikamereza ubushobozi, kagenda inyagura, numva muri nge najya mpimba izanjye, noneho nkaririmba ku giti cyanjye, ariko mbifashijwemo n'Imana. Yego. Bone ntabwo wabyishoboza uretse kubishobozwa n'Imana yonyine, kuko buriya n'abafite aho bageze nabo batangiye ngamwe, bagiye batangira ngamwe, baririmba mu worship team, baririmba mu mazafu, baririmba mu makorari, ariko kubwa kwa gushaka kw'Imana, Imana ikagenda ibazamura kugeza igihe ku rwego bafashe indirimbo zabo bagahanga bakaririmba, bakajya muri studio. Imana ikabazamura rwose. Uyu munsi ibintu bikaba ibintu bimeze neza. Nawe rero mukobwa wacu Brigitte, ndakwifuriza gutera imbere, kandi nanjye ng'umuyobozi cyangwa se nanjye nabaye mu baririmbyi, nabaye muretse ko naje none kuzamuka Imana ngira umushumba mbo mutambyi, nzigaye mfasha abandi babaririmbyi n'inyigisho n'iki byose. Yego, bitavuze ko naririmba, ariko urandago ngomba kubyiyangajamo. Impano yanjye iri mu kuyobora itorero, mu kuyobora. Imana igagucyo ngafasha abantu mu mwuka bagakuramisha muri Imana, Imana igashyirwa hejuru. Yego. Ntabwo ara twavuga ngo mukobwa, twavuga ngo courage rwose. Imana ikongera imbaraga yo gushyigikira, amavuta y'Imana akomeze abe kuri wowe. Amen. Abe kuri wowe. Ubwo rero tugiye kukwakira, uririmbira abakunzi bacu, baririmbire rwose, ariko si buririmbira n'Imana uraburirimbira, ariko nabo bakumve. Muri comment bazatwandikira batubwiye ati yenda felicitation, bashimira Imana, baduhe n'igitekerezo kikindi tugomba gukora, bityo Uwiteka arushaho guhabwa icyubahiro. Ngo rero mukobwa wacu, reka ngusengere kugira ngo uririmbe rwose, amavuta amanuke, umwuka w'Imana kugendemo wawe, muri wowe, akora imirimo muri wowe, kuko ndabizi ubusanzwe uri umuhanuzi, ariko uranahanura. Ariko ndihanure kuko mbitegetse, ndihanure kuko mbivuze ko uhanure mu izina ry'Uwiteka, uhanure kubwo gushaka kw'Imana. Birashoboka ko wava n'imbere y'aba bakunzi bacu kuri ndi umukristo, ariko mu by'ukuri
udahanuye, kuko ntabwo duhanura ku by'itegeko ry'abantu, kandi ntabwo duhanura ngo tunezeze abantu, kuko duhanura kuko Imana ibishaka, hari message ishaka gutambutsa. Bivuga ngo rero hano kino kinyamakuru uriho ni ikinyamakuru cya gikristo, sadepa ko n'izina ryacyo rirabihamya, ndi umukristo. Rumva ni ikinyamakuru gikristo. Ubwo rero abana b'Imana turabaretse rwose uko mwuka muyobora, ari no kuririmba arabari guhanura, ariko riko kundi ibintu bihinduka kajya mu n'imitekeri zabindi dongo ikirero ukabora gifashe ikirero ukabora gifashe rwose ugahereza message y'abantu n'iki Imana shaka kubwira abantu. Ubwo rero mukobwa reka ngusengere ubundi ukomeze ukorera Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, izina rye niryubahwe, wakoze imirimo n'ibitangaza bana natwe. Data mucunguzi myiza kuturinda, karinda umukobwa wacu kwamutambutsa kaza aho yaturutse ni kure, ariko turagushimira Kristo nsimwa mudukunda kuba yicaye imbere za kamera za televiziyo ndi umukristo TV, imbere y'abashiki bacu, imbere ya bene data abakomeye naboroheje bakurikirana kino kinyamakuru ndi umukristo TV. Mana turagushimiye kubw'uyu mukobwa bararitse kugira ngo azatambutse message mu ndirimbo, izina ryawe nirikigwe hejuru, ngahora yagumana nawe murindi kibi cyose, mucunguzi myiza umugirire neza, umwuka wera wawe atinde cyane kumuja wawe, ngano bana na muri byose, niko tumusengeye ku Mana kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen amen. Turakwakiriye rwose, ngaho ririmbira Imana, kandi bakonze bacu ndabize neza ko murafashwa, Imana bagirire neza. Yego. Nkomeze nge niringire amaraso ya Yesu, nta wundi wo kwiringirwa keretse Yesu gusa, tumwisunge atugenge atuyobora inzira, adufata ukuboko atujyane mu ijuru. Amen. Nkomeze nge niringire amaraso ya Yesu, nta wundi wo kwiringirwa keretse Yesu gusa, tumwisunge atugenge atuyobora inzira, adufata ukuboko atujyane mu ijuru. Ibyo ntunze nibyawe nanjye ubwanjye nduwawe, ntabiriho nabizaza byazananya na Yesu. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ntunze nibyawe nanjye ubwanjye nduwawe, ntabiriho nabizaza byazananya na Yesu. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi, uhereye none ukageza iteka ryose. Naho hazi ibyago byinshi Yesu ni undengera, Yesu n'umukunzi mwiza ntacyo namuburana, hari byinshi yankoreye nanjye ntazibagirwa, ibyo bikampa icyizere cyo gukomera. Naho hazi ibyago byinshi Yesu ni undengera, Yesu n'umukunzi mwiza ntacyo namuburana, hari byinshi yankoreye nanjye ntazibagirwa, ibyo bikampa icyizere cyo gukomera. Ibyo ntunze nibyawe nanjye ubwanjye nduwawe, ntabiriho nabizaza byazananya na Yesu. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ntunze nibyawe nanjye ubwanjye nduwawe, ntabiriho nabizaza byazananya na Yesu. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi, uhereye none ukageza iteka ryose. ahatabona muri twe atubereye umucyo uvuga yuko ananiwe amwongera imbaraga
udushoboza ni Yesu gukora umurimo we, uwamwisunze ntabwo ajya akorwa n'isoni. Ahatabona muri twe atubereye umucyo, uvuga yuko ananiwe amwongera imbaraga, udushoboza ni Yesu gukora umurimo we, uwamwisunze ntabwo ajya akorwa n'isoni. Ibyo nunze n'ibyawe nanjye ubwanjye ndi uwawe, ntabiriho ntabizaza byazananya na Yesu. Ibyo nunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo nunze n'ibyawe nanjye ubwanjye ndi uwawe, ntabiriho ntabizaza byazananya na Yesu. Ibyo nunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen, amen, amen. Mana ishimwe cyane. Amen. Indirimbo ni nziza we. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Njya nyikunda cyane. Ya, ko numva ino ndirimbo ifite amavuta mukobwa wacu. Njya nyikunda cyane, indirimbo yanyinjiye mu maraso. Mbega numva niyo ndyamye numva ariyo nakiririmbira yonyine gusa. Bone tekero ikugufasha biba muri wowe. Yebene bikugufasha ndi wabyibagirwa. Yego. Yuryamye biba bihari, ugenda biba bihari. Ubwo rero turabyira abakunzi bacu, uyu ni umukobwa rwose Imana iduhaye muri iki gihe, munumva ko numuririmbyi, namwe muratubyiraho biri gupfira cyangwa ikindi tugomba gukora. Bura uraririmbye navatiko kumana washiramo senti shiramo sambare n'ibindi umuriro wakwaka. Ariko ndakibazo mu gihe gikwiriye tuzajya turirimba, hari n'abacuranzi bari gucuranga ibintu bimeze neza. Kandi ndabizi Imana ifite ubutunzi bwose, Imana ifite ubushobozi bwose, Imana nihabwe icyubahiro. None re urangumbuje kandi hari n'abakunzi bacu nabo ukumbuje. Kandi usabe ushyireho iyindi bakunzi bacu, mukomeze muryoherwe kandi muzadukurikirane, muzashyire comment mutubwire ngo nyamara gutya nguko umuntu abafatanya ibikorwa bacu. Ni ukuri tuba dushaka ko mudushima cyangwa se mukatugira inama, cyangwa bitari byiza mukatubwira ati hano mwakura gutya. Burya niko kwiza nk'umuryango mugari dufitana kuri ndi Umukristo TV, cyangwa se niba wadukurikira mubone buryo bwawe, tuba dushaka inama zawe. Ubwo rero twakiriye umukobwa wacu yongere aririmbira Imana. Karibu umukobwa mwiza, ririmbira Imana. Yego murakoze. Niki gitumye uvuza inturu, ese nta manu ufite, cyangwa se umugenama wawe yagiye he, bigatuma wiheba nk'umugore ufashwe n'ibise, bigatuma wiganyira nkaho utagira Imana. Niki gitumye uvuza inturu, ese nta manu ufite, cyangwa se umugenama wawe yagiye he, bigatuma wiheba nk'umugore ufashwe n'ibise, kigatuma wiganyira nkaho utagira Imana. Humura were gucika intege, komeza inzira wisubira inyuma, dore agiye kugutabara. Humura were gucika intege, komeza inzira wisubira inyuma, dore agiye kugutabara.
ibibazo biri kukugeraho ukajya kure ugatangira ukavuga ati Imana yaranyibagiwe ukongera ukavuga ati Imana ntabwo inzi menya ku kuboko kwe ntaho kwaheze kandi n'ugutwi kwe ntaho kwapfuye nkwabure no kumva. Haleluya, haleluya. ibibazo biri kukugeraho ukajya kure ugatangira ukavuga uti Imana waranyibagiwe ukongera ukavuga ati Imana ntabwo inzi menya ku kuboko kwe naho kwaheze kandi n'ugutwi kwe naho kwapfuye nkwabure no kumva. humura humura were gucika intege komeza inzira wisubira inyuma dore agiye kugutabara. dore ibyo bigeragezo irabizi komera komera ushikame were gucogora nubwo bikugose ari kwihangane menya ko Yesu yamaze imibabaro kandi uko yageragejwe abasha no gutabara abageragezwa bose. dore ibyo bigeragezo irabizi komera komera ushikame were gucogora nubwo bikugose ari kwihangane menya ko Yesu yamaze imibabaro kandi uko yageragejwe abasha no gutabara abageragezwa bose. humura humura were gucika intege komeza inzira wisubira inyuma dore agiye kugutabara. humura humura were gucika intege komeza inzira wisubira inyuma dore agiye kugutabara. amen 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 ngo komeza inzira ndusubira inyuma kuko agiye kugutabara. buriya muri byavuze ngo iyo urugamba rukomeye nibwo ruba rugiye kurangira. birashoboka ko memushiki wacu na mwene data uri kudukurikira birashoboka ko hari byinshi biba bishaka kuguca intege ariko umuririmbyi yaravuze ngo komeza inzira ndusubira inyuma Yesu aje kugutabara. Mana ntihabwe icyubahiro. buriya iyo ibintu bikomeye ubona ndahepfo ndaharaguru ubona ndawukwita ubona ndamurengeza aho ngaho niho Imana iza ikerekana ko ari Imana igatanga igisubizo cyayo. nk'uko rero muririmbyi amaze kutubwira kandi ni koko wisubira inyuma wisubira inyuma. reba kubyo Imana yakoze no kubuhumeka no kuba ushoboye kudukurikira kuri screen yawe cyangwa kuri telefone yawe cyangwa kuri machine yawe burya ni ibyo Imana yakoze. Imana rero wirebera mu byo itarakora huko yerebere mu byo yakoze wizere ko nibindi kwije kubikora vuba aha. Mana itindane nawe cyane. mukobwa wacu muririmbyi urakoze kandi Imana igumugisha cyane. Imana ikomeze gutindana nawe. none reka ngo baze tubasonga tutatu cyangwa se tubiri nyuma dusengere bene data n'abashiki bacu nyuma tutandukane ngureke sibyo. kibazo cya mbere kiravuga ngo ubundi urakijijwe wigera gutya. none cya mbere rero sibyo ndajya kubaza none wamba nk'ibimenyetso nga bibiri binyereka ko ukijijwe. ikimenyetso cya mbere uramba bibiri uvuga ngo iki biranyemeza ko ngijijwe. cya mbere nuko ndi umwana w'Imana. icya kabiri nkaba mpamya neza ko Imana inkunda kandi Imana ikunda umuntu ukijijwe. oya buriya nda muntu Imana yanga twese yatumye hano ku isi abo umunyabya abiki nuko Imana imukunda. ubwo rero ngiye nshaka ni ikihe kimenyetso cy'uko ukijijwe ukivuge.
ibindimo nibyo ngibyo ko numva ko Imana inkunda kandi nkaba numva ko mu mutima wanjye mbihamya neza ko nkijijwe. Burya umurondozi w'umuntu ni umutima. Icyo umutima wawe, umutima wawe niwo guhamiriza ko ukijijwe cyangwa ko udakijijwe. Ariko noneho hari imbuto abantu bagenderaho bava ati dushingiye kwibi arakijijwe. Nako bavuga ngo nanjye shingiye kwibi ndakijijwe. Nakubaza icyo ni icyambere wagishubije? Yego nagisubije. Icya kabiri ni nuhe muhanzi wabuzi wambwira ngo babiri cyangwa batatu mu bahanzi baba mu bagabo baba bakobwa baba badamu abahanzi nga batatu wabuze hano mu Rwanda? Abanzi nka batatu nabanzi mu Rwanda. Muhanzi wa mbere nzi Israel Mbonyi. Yego wa kabiri ni Vestine Dorokasi. Undi wa gatatu ni Gahongayire. Yego bya nawe ndamukunda buramba numva namwigana. Arine Gahongayire. Yego urakoze cyane, urakoze cyane abo bantu uvuze. Nanjye mu iminsi ijisho ryanjye rigenda ribarebaho ibare kuko nabaririmbye Imana zameme iki gihe. Ariko Arine we ari ngo wanatwumva yongera twumva dukuri yongere abyutse inganzo. Yongera abyutse inganzo turamukeneye tumva indirimbo zizakera zo mu minsi yatambutse. Yongera abyutse inganzo amenye ko mu Rwanda no hanze hari abantu yafashije. Turacyamukunda yongere abyutse inganzo. Turamukeneye cyane. Ariko Vestina nawe uvuze n'iki gihe yarafite mu vanime yari impanga ye. Namumishe ngo yarashatse urugo. Ariko hari akaririmbo sha nabonye yakoze aho ashakiye. Niba ari byo niba ari izindi bafashe zo muzakira simbizi, ariko twavuga ngo ndibazare kuri inganzo. Nabo bazagume baririmbe. Uriya murumuna we cyangwa se mukuru we simbizi neza nawe rwose akomeze inganzo ayifatirize umuziki akomeze yobemo koko baradufasha cyane. Urakoze rero abo bahanzi batatu wigiraho. None mwabo bahanzi batatu ni uhe mwabo batatu ninde wumva wakikona igita ku mavuta ye ku buryo vuga ngo nanjye Imana nzamuye ngagira ku rugego rwa ntuza mwaba batatu vuge mu umwe? Ni ngande mwaba batatu ninde rwose wagera nka menta wawe cyangwa se wo wakikona igita ku buryo wamwigiraho? Imana ibaye impaye ubushobozi. Buriya Israel Mbonyi ndamukunda cyane kurusha ibindi byose. Ntabwo wavuga ubundi. Israel Mbonyi aranyubaka. Indirimbo ze ziba zirimo ubutumwa n'urwego amaze kugeraho. Rangi Imana impaye ubushobozi yenda nkamugira nk'inshuti nyine akagenda nzamura muri dukeya. Yego Mbonyi ndamukunda cyane. Urakoze cyane. Bivuga ngo ari mu bahanzi batatu watoranije uzi noneho ngo baje wo wakwikona gitaho umgiye kari Israel. None se mu ndirimbo nyinshi afite cyangwa muri nyinshi wumvise ndanimwe muyo wabuzi gufasha no gwatura imbere igice kimwe ndayo wabuze ugira ngo uyiririmbe biremewe? Yego ndahaye biremewe rwose. Imwe mu ndirimbo ze yahabigufasha ikakugwa ku mutima ku buryo wayiririmba no gwarimo igice kimwe cyangwa se ukayirangiza ndumva nacyo byabitwaye. Ari ndirimbo afite yitwa Genda Ubeho. Ya ndirimbo yitwa Genda Ubeho ndayikunda. Genda Ubeho rwose. Umva nawe ndakurikiye Genda Ubeho. Nubwo ari byinshi bikwataka ariko Genda Ubeho umurayisara gukunda. Genda Ubeho. Bana nishimwe cyane. Ndirimbo ndayikunda cyane. Kare tudatinze mu kiganiro ngo yiririmbe nanjye mbashwe. Kure niyo njugunye ibyo byose byakurega kuko nduwiteka Imana usinzire ndagufubitse kandi nitwa ndiho mbasha kugukirisha ijambo ryo mu kanwa kanjye kandi uzisegure aya magambo kuko nduwiteka Imana usinzire ndagufubitse. Sinzira baragufubitse. Genda ubeho ndabivuze. Genda ubeho baho
ruramusanga ati genda ubeho, aranyitegereza urukundo ruramusanga ati genda ubeho. Yes. Amen. Warangije. Indirimbo ijya imfasha cyane. Reka tubwire abakunzi bacu kuri Ndi Umukristo, mubeho, yarakwitegereje. Wowe uzi aho yagukuye, nanjye nzi aho yanguye Kristo. Burya buri wese azi aho Yesu yamukuye. Aka kanya rero ngiye kutubwira mu ndirimbo ngo genda ubeho. Genda ubeho. Mana nishimwe cyane. Amen. Genda ubeho. Ubwo rero mukobwa Brigitte, yego, reka kwaka akanimero kawe. Birashoboka ko ari abakobwa bagenzi bawe, hari abamama, hari abandi bantu kundu yenda bashobora kuba bakenera ko kukuganiza bitari hano ngo felicitation komerezaho. Nihe bakubona, nizihe nomero bakuboneraho? Nimero yanjye ni 079 41 22 56 0. Amen, amen. Yego. Ongera isubiremo. 079 41 22 56 0. Sawa rwose. Yego. None niki wakifuriza abakunzi bacu kuri Ndi Umukristo TV? Niki wabasezeranya? Barakubona uyu munsi ndozongera kuvuga niki waba nahehe makuru wabasigira ngamatsiko? Oya, nzagaruka. Ndahari rwose mu mbaraga Imana intije, mu gihe Imana ikineje ubuzima. Ndahari. Kandi ikindi kintu nababwira, nibakomere mu mwami, kubera ko umuntu uri muri Yesu ubwiza bw'Imana bumurabagiranaho kandi agahinduka icyaremwe gishya. Amen, amen. Nabifuriza gukomerera muri Yesu nkuko natwe turambaraye muri Yesu nyine. Haleluya, murarambaraye. Turarambaraye rwose muri Yesu. Muryamemo neza rwose. Turaryamye rwose, nabo nabifuriza kuryama muri Yesu abadukurikiye. Imana ishimwe cyane. Yego. Okay, reka tukureke tubwire n'abakunzi bacu ngo dusoreje hano. Yego. Muzatwandikira muri comment niba mushaka ko azagaruka. Nababwiye ko ari umuhanuzi w'Imana vukubita ku ndimi ibintu bigacane. Nagutya arahanuye mu ndirimbo, hakurya Imana ifite uburyo bwinshi bwo kuvugana natwe. Nagaruka ndabizi azabahanurira. Sibyo bakunzi bacu. Reka rero ngo ureke usenge Imana, usengere bakunzi bacu. Yego. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, tugushimye ko wabanye natwe, shimye akanya keza uduhaye, shimye ko warinze abakunzi bacu. Mana nuhimbazwe cyane, ragaze zikomeze zibe kuri twe rero, bwiza bwawe buturabagiraneho, udukomereze amaboko kandi ukomeze duhereze imbaraga muri bino bihe bikomeye, udukomereze muri wowe kubera kuri Imana yacu bwite. Turagushimye ko nibindi uzabikora, ibyo wakoze byari bikomeye kurusha ibiri imbere, twizeye kandi ko uzabana natwe. Urakoze kubyumvise ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.